abantu bazi ko ahantu habikwa ibitoki ugomba kuhabwirwa n'amakakama yiyometse hano. Ahangaha ni muri stock. Uyu munsi ndashaka kubereka muri stock ahantu habikwa ibirayi, imyumbati, amateke, umuceri, stock y'ibyo kurya bitewe n'ibyo umuntu ashaka. Aha turi ni hanze mu gikari, ariko ndashaka kubereka ukuntu stock nubwo ibamo ibijumba n'ibitoki idakwiye gusanana. Uyu munsi n'irido yo muri stock igomba kuba, simubona ko ari umweru, igomba kuba umweru. Ati ntabwo twabivamo. Hanyuma ahantu ngiye gukoresha isabune imwe mumaze iminsi mubona nkoresha mu isuku. Kameramani niyinjire abereke stock bikamo ibitoki. Ubu muri make ngiye gukora isuku yo muri stock, nahabereke hose, abereke muri stock, abereke n'amarido aba muri stock, ahabikwa ibitoki, ibirayi n'imyumbati n'ibishyimbo n'ibijumba. Nahabereke muharebe rwose, yo kuzajya tugira ahantu habaye amakakama n'ibiti byose. Aha ni muri stock, ni muri stock nje gukoramo isuku. Mwabonye uko hasa, ntabwo handuye cyane, ariko ntabwo ari ngombwa kurindira ko handura. Hanyuma nabereke irido, murebe irido yo muri stock. Mwayibonye ni irido y'umweru.
hanyuma se murabona yarabaye umukara ngo kuko ari mu ndaza no kuyibereka nayirambuye. Yego, iyi ni irido yo kwidirishya, nako ari irido ya beige. None aha rero ngiye gukora isuku hano murahabona, aha niho nshyira ibitoki, nkahashyira n'ibirayi, nkahashyira imyumbati, nkahashyira ibijumba, murahabona. Yego, uyu munsi nk'uko rero mwabibonye turabashuhuje abakunzi b'isuku muri kureba muri iyi minsi. Hanyuma murabibona ahantu turi ni muri stock nk'uko nagiye mbibabwira. Tumaze iminsi tureba isuku y'ahantu hatandukanye. Tumenyereye ko ahantu haba amakara hagomba gusa nabi, ariko abonye uburyo ubikamo amakara ahantu wayatereka hose bitewe n'aho uyabika wowe, ukaba utasanga ahantu hose harabaye amakara, harajobora ayo makara. Twarabirebye ahantu ushobora kubika ibishingwe, ko burya n'ibishingwe nabyo nubwo ari ibishingwe bigomba kubikwa ahantu hari isuku, bikajya n'ahantu hari isuku kugira ngo bitazana umwanda. Uyu munsi ndashaka kubereka aho mbika stoke y'ibirayi, ibijumba, amateke, imyumbati, imiceri, ibintu bitandukanye bitewe n'ibyo umuntu ahahiwe mu rugo. Aha hantu nagiye mpabereka kuri kamera, mwabonye ni inzu ifite irangi ry'umweru, kandi ni inzu ifite amarido ajya gusa n'umweru ya beige, hanyuma hasi ni amakaro. Ubu tuvugana nje kuhakora isuku, ariko mbere y'uko mpakora isuku ubanza urebe uko hasa. Abantu bazi ko ahantu habikwa ibitoki ugomba kuhabwirwa n'amakakama yiyometse hano. Hanyuma ahantu ubika ibijumba ugomba kuhabwirwa n'ibijumba byiyometse, ugasanga amakakama y'ibijumba ku bikuta ahari, ukamenya ngo aha hantu bahabitse ibitoki, aha bahabitse, ugasanga amakakama hano hasi, mbese ugasanga ni ahantu haba hasa nabi. Ariko burya n'inzu nusanga atari nawe wayiguriye, ujye uha agaciro na nyir'inzu waguhaye inzu ye isa neza, ifite amakaro n'irangi. Si na nyir'inzu gusa, ahantu uba utuye hagomba gusa neza, nta gice kigomba gusa nabi ku nzu. Nubwo rero stock birimo ibyo bintu byose bigaragara nk'ibisa nabi, ariko hagomba gusa neza, umweru waho ukahaguma. Umweru waho se wahaguma gute? Ni ukwita ku isuku yaho. Wajya no kubibika ukavuga ngo ndabika igitoki ariko sindi bucyegereze igikuta. Wajya no gukuramo ibyo kurya ukaza witonze kugira ngo utanduza. Hagera agahandura ukajya, ubu ibintu byose nabisohoye hano cyane ko stock yashizemo. Ubu ni ukugira ngo nkore isuku, mbona aho ngomba gushyira ibyo ngomba kujya guhaha. Nimbona umwanya nzabereka uko mbikamo ibintu hano muri stock. Muri make twatangiye tugomba kugira isuku ahantu hose. Kuba ari stock y'ibirayi n'ibijumba ntabwo bivuze ngo iyi byose bihinduka umukara. Mwabonye iyi rido iri hano. Se iyi rido se ntuyibona ko ari beige? Niyo muri stock. Ariko se ntabwo uri kubona ko ari umweru, isa neza? Yanakandura urayimanuka ukagira ute? Iyi niyo kwidirishya. Dore ku rugi naho hari iyi rido, gusa urugi barukoze nabi rusigarana akantu urayica, ariko urabona ko ari rido isa neza. Niyo ku muryango wa stock ni beige. Ubu rero ntabwo ari ngombwa ko iyi beige kuko iba muri stock, ntabwo ari ngombwa ngo tuzasange yarabaye umukara, iriho intoki z'amakara, iriho intoki z'amakakama, yarabaye umwanda. Tugira isuku mu mpande zose. Isuku ni isoko y'ubuzima. Hanyuma ngiye gutangira guhanagura kugira ngo dukore isuku. Uyu ni umunsi nyine nafashe wo kugira ngo nkore isuku mu buryo budasanzwe. Ntabwo isuku rero umuntu ayikora ari uko handuye, oya. Kugira ngo wirinde umwanda mwinshi
uko ugenda ugakoropa hano inyuma y'umuryango ndahabereka, no muri sitoke hatambuke uhanyuze agatambaro, ubundi uzakore isuku ya rusange nyuma. Aya mazi rero nayashyizemo omo, murayabona, nashyizemo omo muri aya mazi. Ndabanza mfate aka gatambaro, hanyuma mbanze mpanagure kuri uru rugi. Nababwiye impamvu njya nkoropa, ariko nkakoropa nunamye, mba ndimo gukora siporo. Ubwo rero ngiye gukoropa hasi.
hanyuma mwabibonye nari ndi gukora isuku yo muri stoke. aha ngaha mubona ni hanze ni mu gikari, iyo uciye hano uhita winjira mo imbere mu gikari, ni muri stoke, aha ni mu gikoni cyo mu nzu. hanyuma icyo nashakaga kubereka nonaha ni uko inzu yacu yose ikwiye kugira isuku. aho tubika amakara rero mwabibonye, aha ni hanze. kuba hano ari hanze tuhakorera ibintu gufura kugira gute, aho dusohokera aho duhora iminsi myinshi kandi hakaba ari umweru, ntabwo biduhesha amahirwe yo kuvuga ngo hano hagomba kuba umukara, intoki ibiki hagomba guhora ari umweru, nta na kandi bapfuka hahanagura. mwabibonye rero, ubwo nyine mba nakoze isuku. uyu munsi nakoze isuku yo muri stoke aho mbika ibirayi nkabika n'ibitoki. abakunzi b'isuku rero kuri Mama Charlene ndabashimiye, ndabizi ko bamwe muzakomeza mubikore mubigerageze, ntabwo biba byoroshye ariko ni na ngombwa isuku ahantu hose. imana nibaha umugisha, abatarakora subscribe mubikore, mukoreshe yako